Rero icyo wamenya Pascal nibishaka nabanza avana urwangano mu mutwe we, kuko afite urwangano rwo mu mutima, afite umwuka wo kwanga abantu, yarangiza akavuga ngo ni umukozi w'Imana kandi afite umwuka wo kugira gute wo kwanga abantu. Nabanza agira umutima w'urukundo muri we. None se ko kanyagara mugani ngo nakanyagara kuba barakajyanye bakoze nabi, nimba koko bari bahaze ndetse yarasanzwe abitaho, kuki batakamusubizanyijo bavuga ati ntusuzugurire umugabo wanjye nibishaka unzane. Uyu mugore wa nibishaka toshe nini n'umuntu mwiza. Abagore bafite umutima nk'umugore wa nibishaka nababwira ngo bakomereza aho ngaho. Urumva yaramusebe, mutangarize ko tugiye kugira icyo tubikoraho, tubasengere, nimba koko bishoboka nk'uko avyifuza bongere babasubirane. Icyo yagakoze nuko yakagombye kuvuga uti mbese n'iki nakora kugira ngo nshimwe n'Imana kandi n'abantu nemerwe n'abantu. Nicyo kintu agomba gukora. Rero nibitaba gutyo izi saga ntabwo zizarangira, ndetse n'abanyamakuru ntibazatuza kugiwe, ahubwo nareba ibintu ahindura mu mwuka ndetse no mu mubiri. Nibishaka gufasha abana n'inshingano ziwe, ndetse n'umuzeyi kubafasha n'inshingano ze, sina ngombwa ngo bitangaze ku binyamakuru. Rero kuba abana basa neza cyangwa se basa nabi ni uzajya yigisuzuguriro. Rero abantu bajye bareka amatiku. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Nkuko mubibona ndi kumwe n'umuvandimwe witwa Jerry. Ubwo ni Rwanda Gospel Show n'Imana irahari TV. Mukozi w'Imana, reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Murakoze cyane, turabaramukije abakunzi b'Imana irahari TV ndetse na Rwanda Gospel Shop ndetse n'umuvugizi n'umuvugizi mushya TV, kandi tubasaba gukora subscribe. Iryo jambo rirakomera cyane, ariko muyikoze byaba byiza cyane. Mudushyigikire kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza ku muvugizi mushya TV mu izina rya Yesu. Abakunzi bacu waba dukurikiye uri mu Ruhengeri mu mujyi wa Musanze, ndagira ngo nkumenyeshe studio nziza ikora indirimbo MP3, ikora video, ikora ubukwe, bazamura impano z'abahanzi, by'umwihariko bafite umwihariko mu gukorera amakorari. Nta handi ni kwa Leo Pro, ni studio yitwa 3 Studio, ikorera i Musanze, itunganya indirimbo z'amajwi n'amashusho, dufotora ubukwe, ibirori bitandukanye. Ibyo byose tubikora neza kandi ku giciro cyiza kinogeye kuri buri wese. Anga Kigali amakorari abasanga mu nsengero zabo, akaba ariho abafashiriza. Waba uri Butaro, uri umuhanzi ufite indirimbo, zamuka i Musanze tugufashe. Ibintu byose biroroshye n'amafaranga make cyane. Waba uri Karwasa, waba uri mu mujyi hose muri rusange, uri mu Kinigi, uri Ndabanyurahe, uri mu Byangabo, uri Nyabihu, uri ku Isaswara, uri hakurya hariya kuri Mahoko, ahantu hose waba uri hose karibu tugukorere. Ndetse n'abari ku Kabaya kagise nimuze i Musanze, abari Gisenyi mwese nimuze i Musanze, abanyakigali mumanuke muri mu producer witwa Leo i Musanze muri 3 Studio, turagufasha kandi tugukorere ku giciro cyiza cyane. Nimba mujya mwumva indirimbo ivuga ngo ni wowe waremye ijuru n'isi, mvuga ngo Nyagasani ingoma yawe ni yamamare, mu biganiro byanjye iyo ndirimbo mujya muyumva, yakozwe n'umugabo witwa Leonidas.
karibu rero i Musanze 0782978121. Murakoze. Hanyuma mukozi w'Imana musabe kugira ngo usenge Imana mbere yuko dutangira iki kiganiro. Uyu munsi nitwe twaguhamagaye kugira ngo tuguhate ibibazo. Wowe uheruka hangaha uvuga ko Imana yagutumye ku mugabo witwa Nibishaka Theogene. Ahari Imana imugirire neza, imuha amahoro ndetse n'imigisha, agubwe neza kandi ubwiza bw'Imana bukomeze bumubonekeho. Ariko uyu munsi we hari ikiganiro yakoze, twateguye ibibazo dushaka kukubaza nawe nk'umuntu uvuga ko ufite iyerekwa rye, ariko nararitambukije umaze kuritambutsa. Nawe hari ikindi kiganiro yakoze, turavuga dutireka tukubaze, ariko ubundi byo bimeze bite? Aho ntiwaba uraranamurenganyije cyangwa uramuvangiweho? Kangusaba banza usenge. Reka nsenge n'ubundi naje nasenze, mpora nsenga, nasaraye n'ubundi nyarimo. Reka dusenge Imana kugira ngo ibibazo mugiye kumbaza Imana ibashe kubisubiza. Ndabona ari nabyishe. Mana, ndagushimiye kuri uyu mwanya uri kumwe natwe kandi uzakomeza kubana natwe. Wowe wanshyizeho nkaba ngihari, nkaba ngikomeje kubaho, uhabwa icubahiro. Mfasha umuntu wese udahwema kudukurikirana ndetse n'utemera izo tuvuga akarwanisha akanwa akadutera amabuye, umuheze umugisha. Nawe umugirire neza ku kintu cyose agukeneyeho. Ndetse n'abumva bakumvira badasiba kudusengera uko bwije n'uko bukeye, Mwami ubahereza umugisha. Bakomerere muri wowe, bambara imbaraga bahawe nawe, abadiaspora, abazungu, abirabura, abari impande itandukanye, ubaheze umugisha. Komeza kudushigikira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi uburyo wajemo n'uburyo umeze biragaragara ko ari ikintu cyahindutse. Byagenze gute? Wambaye neza, ufite morale, mbese buriya hari ijambo wabwiye kuri telefone wumvishe ikintu. Ubundi byagenze gute? Oya, nta kundi byagenze. Turashima Imana kuko dusa neza, dushimira n'abantu Imana yahaye akagatima. Buriya igisubizo cyawe Imana irahari, kiva ku bandi. Imana yageze ihaga agasuzugura Abayisiraheli basuzuguraga Yosuwa, ntago bamwumvaga. Imana iravuga ngo Yosuwa, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abayisiraheli bose, kugira ngo bamenye ko ndi Uwiteka uguhamagara, kugira ngo bimenyekane kuko nabanaga na Mose ariko nzabana nawe. Rero gusa neza nta kindi. Ndashimira abantu badahwema kudushigikira, nshimira abadiaspora buriya n'abana beza. Iyo babonye negeze mvuga ngo uru rusaku bafite, Imana igomba kuntabarira mu rusaku rwabo, bahugiye mu magambo menshi, Imana igomba kuntabara. Rero gusa neza nta kundi, ni abantu badahwema kunshigikira, mbasabiye umugisha. Nkumva ka message karasonye kanyuze kuri Holid Limited n'ahandi hatandukanye. Ubu nsa neza, ndi kuryama mu nzu nziza, ariko ndabikesha Imana, asabira n'umugisha abantu badahwema kunshigikira. Buriya Pascal, umuntu nakora ikintu kizima jya umushimira, kuko biravuga ngo abeza bahabwa ibyiza ndetse n'abatunganye mu mitima. Rero ari abantu bari bategereje kubona nandavuye, ariko ntibizakunda. Gusa ndashimira abantu badahwema kohereza akadolari, nanjye nkabasa neza, nkambara ikote ryiza, nkarya neza, nkarara heza. Rero mfite icyifu, ndabasengera uyu munsi wa none, kandi Imana ikomeze ibahereza umugisha. Rero Imana ishimwe. Gusa neza nta kundi, nuko mfite abantu bantera ingabo mu bitugu kugira ngo ubuzima bukomeze kuba bwiza. Ndateganya kugura itaje muri uyu mujyi, kuko Imana yawunzanyemo. Ndateganya kugura itaje muri uyu mujyi. Uzaba umuvugizi utaha mu itaje? Ndataha mu itaje, ngomba gutaha mu itaje. None se ubwo waba umuvugizi ukodesha? Ntibishoboka. Ntibishoboka.
ari abantu bafite ifaranga Imana igomba kubakoresha maze nanjye bikagenda neza. uje kuri kamera ushimira abadiaspora wavuze ko unabasengera ukomeza kubasabira umugisha cyane rwose, ko maze iminsi numva abantu babikoma badatinya no kuvuga ko nabo barushye. Byagenze gute amavuta yakuruye umudiaspora agakurura umuntu akagira icyo akora ku buzima bwawe? Wasabye ni umwuka w'Imana wakoze uri mu gihe cyawe, byagenze gute? Oya, icya mbere ndi mu gihe cyanjye, icya kabiri kandi sinsaba mfite umwuka ugomba kumvugira. Rero ni umwuka wabikoze, ndetse kandi ntago wabikoze none uzakomeza kubikora. Sinjya nsaba ahubwo umwuka arakora, kandi ikindi ndi mu gihe cyanjye. Rero mbwira n'abantu bari kundwanyiriza mu gihe cyanjye barwane, nibashaka bagera igihe barekera aho ngaho, kuko ntawe ushobora kuvuguruza icyo Imana yagambiriye. Urakoze cyane. Aho bari abagukoreyeho umugisha ndetse na message uhaye abakurwanya zose ziragira. Message ramanutse se? Ayiwe, Imana ihabwa icyubahiro. Barajya he kwijuru ritabaye, bose babireba tuzashima Imana, bose babireba icyubahiro cyayo. Danieli baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana, bamuha intare ziratinya, kandi izo ntare zose zirashonje, avamo babireba atabarwa bareba. Haleluya, totikola salame kozinikitegaye. Imana ishimwe ori limited. Urakoze cyane. Kuri aba bantu nkiri kuri iyi kamera ndashimiriye umuntu ukoze kino gikorwa, ni umwuka umukoresheje, harakanda atayeho. Hari abantu bagifite umwuka w'Imana. Pascal, Imana iramugendereye, Imana imuhumugisha. Ndaza kumuhamagara mbashimire, oya muranywaho amazi nimuhumure. Ndashaka kugira ngo tujye ubushize twakoranye ikiganiro hano, twari twicaye mu busitani bwanjye, uvuga iyereko wagize ku mukozi w'Imana Theogene, nyuma y'uko umaze kurisohora, nyuma y'uko utanze impanuro, ese feedback wahamagawe, ese we yashoboye kuguhamagara kubwira ati mu by'ukuri impanuro wampaye nayumvise kuko n'Imana ivuze, cyangwa hari abandi bakubwiye bati bimeze gutya na gutya? Twakoze ikiganiro, buriya numvaga nuko ntunguye, numvaga tutakongeye kubivugaho kuko buri ibintu by'umwuka bimenywa n'abanyamwuka. Ariko nk'uko bivuze, uri umunyamakuru ugira ngo ubarize abandi, nawe si wowe buriya uba watumwe n'Abanyarwanda ndetse n'abantu bari mu mahanga impande nyinshi kugira ngo babashe gusobanukirwa. Ariko nyimara gutambutsa, nahamagawe n'abantu benshi cyane, bagiye batandukanye, ariko bambwiraga ati ibyo uvuga ni iby'ukuri. Nagerageje no guhamagara nibishaka Theogene, kuko hari izindi message ze nari ngifite, ariko yanga kwitaba telefone. Rero ariko abantu bamwe barambwiye uti iyo message uvuga koko niyo, ibyo uvuga nibyo, ariko nimba afite ubwenge ace bugufi yihane kuko Imana iramukeneye. Hanyuma ikibazo cyako kubaza. Yego. Ikiganiro twakoranye waravuze ngo Imana izahereza Pastor Claude umugisha. Ndetse uravuga ngo n'abakoze igikorwa cyo kujyana imashini mu rugo ku mugore watandukanye na Theogene kugira ngo ajye yifashisha doda, Imana ibahaye umugisha. Yego. Mu kiganiro nabonye nibishaka yakoze, kubabwira aho nakibonye. Yego. Yavuze ngo Claude ntambuwe amfitiye, ko umuntu yarusha imbabazi se wowe umwana. Yego. Ntambuwe amfitiye, ahubwo ngo umuntu
ngo ukwiye guhabwa umugisha ngo ni umuntu witwa Eminyawe. Ese Eminyawe koko yatanze amafaranga, imashini iragurwa, wanavuze ko abo bantu bakwiye gusabirwa umugisha. Ariko kuba Theogene ashobora gutoramo umwe akaba ari wasabira umugisha, undi akavuga ko nta mpuhwe amufitiye. Ubundi bishatse kuvuga iki kandi barahuriye ku gikorwa cye? Icyo nabivugaho nabanze yikuremo Claude ko ari umuntu mubi. Amakimbirane bagiranye nayo bafitanye ntibivuze ko Claude atamugirira neza. Rero navuga ngo ayo ni amakimbirane ndetse n'ibyo baba baziranyeho, ariko ntibivuze ko Claude atakora ikintu cyiza kuri we ndetse atahabwa umugisha n'Imana. Kandi izo twe twibwira nk'abantu sivyo Imana yibwira, kandi izo tubona sivyo Imana ibona. Rero navuga ngo we yamaze kwishyiramo ko Claude atamukunda bitewe n'ibyo baziranyeho, ariko nyamara nge Imana imbwira yambwiraga ko Claude agomba guhabwa umugisha. Rero Bibiliya iravuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru ningwa nzabyuka, ninikara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Iri jambo ubundi Bibiliya irimo amagambo agomba, ni amagambo y'Imana, ni amagambo agomba kuduhereza inzira ndetse n'umurongo. Rero kuba barigeze kugirana amakimbirane ntibivuze ko Claude yahamagawe n'Imana, ntibivuze ko Claude atari umwana w'Imana, ni umwana w'Imana ndetse yaremwe n'Imana. Rero niba ishaka kuvuga ngo nta kizamwifuriza nuko hari ibyo bombi baziranyeho, ariko nyamara Claude mu mutima we birashoboka ko ashobora kuba yarahindutse. Ahubwo se niba ishaka nkubaze, umenya gute ko Claude nta kiza kwifuriza mu gihe yagiye iwawe akagira ko gatima, ndetse kandi akagenda atagiye kugusenya, akagenda agiye gukora igikorwa cyiza kugira ngo umuryango wawe ubashe kubaho? Rero ahubwo tugize amahirwe mu Rwanda tukabona abantu bafite uyu mutima nk'uyu Claude, abagabo bose bataye abagore babo bakabona abantu bajya kubafasha, byaba byiza kurushaho ndetse bikaba akarusho, kuko niwo mutima dukeneye, ni umutima witwa urukundo. Icyo nicyo kintu dukeneye. Rero kuvuga ngo nta kiza mwifuriza, izo ntabwo nge nemeranya nawe rwose, ntabwo nemeranya nawe. Claude kuba baragiranye amakimbirane, Claude agahinduka umutima, atariko nubwo twagiranye amakimbirane ariko ndeka nkorera Imana nje gufasha umuryango wawe. Rero numva icyo nta kibazo kirimo, nibishaka tuza, ahubwo nawe ujye ugira umutima nk'uwa Claude, nk'uwa Claude. Kandi ahageje aho yakoze yagiraga ngo akwereke ati dore babayeho nabi, tangira ugira ikintu bafasha, ariko reka guhangana muri ubwo buryo. Urakoze cyane. Ntabwo ndi bujye muri detail nyinshi, ni ibibazo gusa, ubundi tugatambutse indi message waba ufite, ubundi tugasenga. Uyu munsi Theogene yafashe telefone, ahamagara umwana we aramurekodinga, ari kumubaza ibijyanye n'intebe yaguriye nyina. Yego. Arangije akina audio y'umwana kuri kamera, yego, kugira ngo yumvikanishe ko Theogene mu by'ukuri abantu bamubeshyera. Ese ntubona ko Theogene abeshyerwa? Nimba ashobora guhamagara umwana akabyemerera kuri kamera akavuga ko intebe zaje, mu by'ukuri Theogene ntabwo ubona ko Theogene nawe hari ikintu yagiye akora kuri wa muryango, kuko umwana ntiyabeshya. Umwana buriya ni umwana, umwana akora iby'ubwana. Rero kuba yagura intebe nge nta nubwo bindeba, sina ngombwa ko byaza kuri social media yabizanaho. Rero kuko yabikoreye umuryango we, nimba byaranabayeho koko, rero sini ikintu yagatangaje. Uratangaza ko umugore wawe wamuguriye ifu kubera iki? Ariko no kubera ko umugore wahakana ko nta kintu na kimwe amufasha. Rero ikigaragara cyo akaba ari agatwiko. Ntabwo nje kurwanya nibishaka Theogene, kuko yaremwe nkanjye n'umuntu nkanjye, nta nicyo mushakaho. Icyo shaka nuko akizwa, akakira agakiza k'Imana, akabana n'Imana neza, akabana n'Imana neza. Ariko ikigaragara cyo kuba wenda
yahamagara uwo mwana kuri telefone, nabyo ntago mbishimye, nabyo ntabwo ari byiza, ntago bikwiye rwose. Si ngombwa buriya Pascal, hari ibintu bitaba biri ngombwa uhamagara umwana kuri social media kandi noneho ntabwo uzi neza nimba uwo mwana ari uwiwe, wanasanga atari we, ariko nimba ari nawe izo nta gaciro bifite. Natuze rero yemere ko yakosheje ace bugufi, ntabyo yireguramo ahubwo nace bugufi. Icyo nangira rero abantu nk'aba ntago bazi guca bugufi, bihagararaho. Guca bugufi bizakunanira. Ariko aravuga ati ngiye mfite ibimenyetso, mwe mwavuze ko nta kintu mbafasha, ariko umwana we none se social media ni urukiko. None se kuki umugore we yabihaza? Impamvu umugore yabihazanye nuko yamwinginze kera, aramwinginga, abonye agahinda kamurenze aza kuri social media. Reka ariko nanone nibishaka natuze atubwa avuga uti cyagiye narakosheje nicisha umuryango wanjye inzara kandi mfite icyo nakabafashije, ubu noneho korode arankanguye, reka ntangire noneho ngira ikintu ngira gute nkora birangire. Si basi araburana nkandi, nuko mbyumva. Naburane ahubwo niyemera ace bugufa avuga uti sinifuza ko korode azagaruka mu rugo rwanjye aje gufasha abana banjye, reka nanjye ngira icyo ntangira gukora, reka ntangire nkore, ntazasubireyo. Ariko korode nasubirayo nibishaka uzaba usuzuguritse, n'ukuri kw'Imana uzaba usuzuguritse. Korode nasubira iwawe ajyanye igitoki. Korode ni umukire, ariko si n'umukire, ahubwo duce twiwe amenya kudusangira n'abababaye. Ahubwo koro nanjye uzansure. Theogene agaragara afite umubaba, afite n'agahinda, akanavuga ati uyu mugore bari kumusuka akaza muri social media, akaza kugira ibintu avuga. Ariko twareba muri video za kera tugasanga Theogene yamuvuzeho avuga n'ibintu bikomeye, ndetse ku buryo kubyemera biragoye utaruhari. Yego biba sibyo, harimo ibyo kumumenaho inkari, harimo ibyo kumufungisha, harimo ibintu byinshi sibyo. Ese kubera icyo uyu munsi ashobora kuza aje gusubizanya nawe kandi umugore atarigeze aza ngasubizanye nawe, ubundi ubona hagati ye na madame ukwiye kugorora inzira ze ninde? Nawe nka profeti. Njyewe uyu mugore wa nibishaka Theogene ni n'umuntu mwiza. Abagore bafite umutima nk'umugore wa nibishaka nababwira ngo bakomereze aho ngaho. Urumva yaramusebeje, umugore aratuza aricejekera, none umugore ahaza agasuzuguro kandi nibishaka abonye bibyimbe umutima wiwe, aravuga uti aho kugira ngo nturike kubera umuntu, reka mpaguruke mbivuge nanjye nsaba ubufasha ntabarwe. Rero ahubwo nibishaka uzasange umugore wawe umuganire kuko ni umuntu mwiza. Ariko umugore uvuga ngo yakumenyeho inkari, nimba ari abantu bagira umutima utihangana kenshi ni abagore. Ariko uyu mugore wa nibishaka arihangana cyane. Impamvu ya mbere yihangana nuko icyo ibintu byose yamuvuzeho atigeze agaragara muri social media, yarihanganye. Ariko abonye umugabo adahinduka akora iki? Ahita avuga uti none reka ntabaze nanjye ntabarwe, umugabo wanjye areke kuguma anota namara ananeza abantu. Niyo mpamvu yahagurutse. Rero shimira umugore wa nibishaka kuko ikintu yatekereje ni cyiza, ikintu yakoze ni cyiza, azabaho kandi azarame. Mwaturo kuzabona abuzukuru n'abuzukuruza mu izina rya Yesu kuko ni umugore w'umutima. Ariko iyo turi gukorana ikiganiro uba wumva usa n'ushaka kujya ku ruhande, ariko ubundi reka kubaza. Yego uriya mugore nta kintu mupfana.
uriya mugore ntacyo ntago ndanamubona, mubona kuri social media gusa. Ariko Claude nasubiraho nibishaka atarajya azambwire tujyane, ariko nanjye mukorereho umugisha, kuko nimukoreraho umugisha bizaba byiza kurushaho, kuko birakwiye cyane, kuko umugore wa nibishaka ntari biryiwe, umugore wa nibishaka ntari biryiwe, navuga ngo ni umwana mwiza, ahubwo nyine nuko byagenze. none naravuga ati abana banjye bameze neza, abana banjye bameze neza. Nari niyemeje kujya mbahereza ibihumbi 30 kubafasha kurera, ariko tukagabana minerivare bitewe n'ikigo bigaho. Akavuga ati abana banjye bameze neza, nabonye ko ibihumbi 30 ntacyo byabafasha, ndangije renzaho. Ariko uyu munsi muraza muvuga ati Tojeni abana be arabishuruma, akavuga ati se abana bababaye babasa nka kuriya, abana bababaye bameze nka bariya banjye, sibyo? 30 nabahaga ubu ndayarenze, ubwo akaza akabihamya akagaragaza n'ibipapuro. Uyu munsi ntabwo ubona ko nibishaka ari kurenganira muri ibi bintu? Nibishaka gufasha abana n'inshingano ziwe, ndetse n'umuze kubafasha n'inshingano ze, sina ngombwa ngo abitangaze ku binyamakuru. Rero kuba abana basa neza cyangwa se basa nabi ni uzajya y'igisuzuguriro. Rero abantu bajye bareka amatiku, ibi bintu bizana kuri social media nkandi, ahubwo se bireba nde? Nta muntu bireba, ahubwo abana be nibasa nabi azabagayitse, azabasuzuguritse. Rero gufasha abana ni inshingano ziwe, kwerekana ibipapuro ntawe bireba, ahubwo nimba ko kari uzi kurafasha abana, navuga ngo nakomereza aho ngaho afasha abana, kuko natabafasha abana bazabaho nabi, ariko nabafasha bazabaho neza. Rero ikigaragara cyo nta muntu urusha nyina w'abana imbabazi abashaka kuba mutwara. Rero nibishaka nafasha abana, ni inshingano ze. Kubishyurira amashuri ni inshingano ze, urumva? Kwambika umugore ni inshingano ze, kumugaburira ni inshingano ze. Natabikora nta bwami bw'Imana azajyamo. Nakomeza kuvuga ati ngewe uko mubona uriya mugore sinamutaye. Nari numvise ikiganiro yakoze mbere, ari muri Araruma avuga ko ari we wagiye. Uyu munsi yavuze ngo ngewe sinigeze nta umugore, aho nahungiye. Umugore wanjye niwe wananiye, kuko yitwaraga nk'abagore ba Kicukiro. Sinzi ukuntu yabivuze, ariko bavuga ngo nk'abagore ba Kicukiro, mbese aho abonye ikanzu nziza akaba arayishaka. Anatanga urugero avuga ngo ikanzu yatumye umugore namfungisha ndengana mara iminsi 14 mu gasho, nimba ari 10 n'ingahe gutyo, urumva? Ati mu by'ukuri uriya mugore niwe wananije cyane, ko nge nari narihanganye ndi umusore, ngashingirwa mfite imyaka iri hejuru 25. Ati kandi mama akajya ambwira ngo nishingire nkanga, bikarangira nkoze mariage. Ati ntabwo nari ko narihanganiye ibyo nindangiza nk'umugore. Ati umugore niwe wananiye. Aho ubu uyu munsi umugore ntiyabashaka kugaragara nka marayika, kandi mu by'ukuri yari we mubi mwarura rugo cyane, ko umugabo yaje no akabivuga ashize amanga. Rero ikigaragara cyo umugore yaba mubi yaba mwiza, nibivuze ko waza kumutangariza kuri social media sinabyiza, ahubwo kuko umuntu mwabyaranye nubwo we yakuvuga nabi, kirazira kumuvuga nabi we nk'umugabo. Rero kuvuga ngo umugore we ntibatandukanye, ariko ikigaragara cyo ntago bari kumwe, nicyo kitwemeza ko rero bakize gute batandukanye. Karavuga ati singe wamutaye, ahubwo umugore niwe wantaye. Umugore yaramutaye. None se mukora ubuvugizi muri abanyamakuru, nimba avuga ko umugore we batatandukanye, muzongere mukora ubuvugizi, mwongere mubahuze babane.
waravuga ati kwa gutandukana twaratandukanye bigaragaza n'ibipapuro bigaragaza divorce ati ngiye mu by'ukuri twaratandukanye ari gutandukana yemeye n'amategeko n'abanyamakuru namwe ndabiyamye ntimuzongere na rimwe kujya gukora inkuru muvuga ko mwagiye gusura umugore nibishaka watandukanye ati kandi ndashaka no kuzana abana banjye none urwaserereka hano. None rero kino reka nkivuge gutya, banyamakuru icyo mushinzwe n'ubuvugizi, ibyo mwajyaga gukoraho inkuru nimubona Theogene yarabihinduye mugasubirayo muzaba muri kurenganya Theogene, ariko nabihindura ubundi se mwe muzajyaho kureba iki? Rero nta mpamvu nimwe yatuma mujya mwongera gusubira gukoraho inkuru mu gihe yagize gute yujuje ibisabwa. Mbwira abantu ko Theogene Imana itamwanga, ni umwana w'Imana, ariko icyo Imana ikeneye ni uko ahinduka akajya ku rugero Imana igize gute imushakaho. Uzi ikintu gindera agahinda, aho kugira ngo ace bugufi yegerane n'Imana, ahubwo agaruka kuri social media ahangana n'abantu, kandi n'ubundi ntibigaragaza ko ari mukuri koko. Icyo yagakoze nuko yakagombye kuvuga uti mbese n'iki nakora kugira ngo nshimwe n'Imana kandi n'abantu nemerwe n'abantu. Nicyo kintu agomba gukora. Rero nibitaba gutyo izi saga ntabwo zizarangira, ndetse n'abanyamakuru ntibazatuza kugiwe, ahubwo nareba ibintu ahindura mu mwuka ndetse no mu mubiri. Namara kubihindura, icyambere azabona amahoro, icyambere abantu bazabona noneho ko ari mu murongo mwiza. Ariko kuza kurahirira kuri social media kandi hari ibitarahinduka, ayo ni amatiku. Ariko aravuga ngo yiteguye gushinga urusengero, ndetse nabonye hari ikiganiro yakoze avuga ati amateraniro yo kuwa gatatu yari meza, sibyo? Yari meza, bisobanura ngo yatangiye no guterana. Avuga ko adashimwa n'Imana n'abantu gute kandi yamaze gutangira umurimo w'Imana ndetse n'abantu bamwitabye. Gushinga urusengero si ikibazo, none se wararusuye urarubona? Nurusura ukarubona uzaze dukoreye ikiganiro, ariko ubu nta makuru nguhaye. Uzabanza urusure, numara kurusura urunyereke, niho nzagira icyo mvuga. Ubu ntacyo navuga, ndatuma abakirisitu bigumura. Umugabo ufata iseri ebyiri z'imineke agafata agatoki k'umunyagara, bantu mukurikiye ibi ndi kuvuga ntabwo ndi kubikura umutwe wanjye, muri video yakoze agatoki k'umunyagara, amaseri abiri y'imineke, akagenda agafata imodokari agahaguruka mu Bugesera akagenda akanatwika essence, na essence yaruriyeho iki gihe kandi afite utuntu tudafatika. Iyo atega moto byari kuba bimutwaye iki? Aratega biriya bintu mu by'ukuri kunyandagaza, ni ukugaragaza ko ngewe abantu ntabitaho. Ati niyo mpamvu Claude nkamusabira umugisha, ati mbona ariko ibintu byo kunyandagaza. Rero icyo wamenya Pascal, nibishaka nabanza avana urwangano mu mutwe we, kuko afite urwangano rwo mu mutima, afite umwuka wo kwanga abantu, yarangiza akavuga ngo ni umukozi w'Imana kandi afite umwuka wo kugira gute wo kwanga abantu. Nabanzagira umutima w'urukundo muri we. None se ko kanyagara mugani ngo nakanyagara, kuba barakajyanye bakoze nabi, nimba koko bari bahaze ndetse yarasanzwe abitaho, kuki batakamusubizanyijo bavuga ati ntusuzugurire umugabo wanjye nibishaka unzanira kano kanyagara? Ntibakakiranye umutima w'urukundo bakagateka bakakarya? Kano kanya bakaba bafite umunezero, kano kanya bakaba bishimye bitewe n'icyo gikorwa cyiza. Rero kuvuga ngo nta kanyagara, umudamu yarakakiranye umutima unezerewe, ari gushaka gupfobya imirimo Claude, Pastor Claude
yakoze. Rero ibino bintu ntabwo bikwiriye, ndetse kandi nanamusaba ntazabyongere, ntabwo ari byiza, kuko nanjye ubwanjye ndubona ukuntu nsa. Nubwo wanzanira akanyagara gasuzuguritse cyane mu rugo, nakakira ndetse nkagusabira umugisha. None se ngo yashyize mu modoka atwitse esanse ye, noneho ikiganiro bakozeho cyacurujwe na miliyoni. Aravuga ngo ariko aho ngaho nanahibagiwe, waravuga ngo ikiganiro bakozeho ngo cyavuyemo amamiliyoni, ngo bigaragara. Tojeni se mwa kino gihugu niwe ufite umugore, niwe ufite umugore uryoshya inkuru ku buryo rero bajya gukora inkuru winjiza amafaranga. Akavuga ngo ariko uwo kwirarana birangora cyane, mu kibazo afite harimo no kwirarana. Kugira ngo uriya mugore agaruke, kigaragara yaramutegereje kuko nta wundi yashaka. Oh la la, ntabwo mwadufasha uriya mugore muvuka hamwe, uriya mugore muravuga bati n'ubunini uri mu karengane. Ese nta buryo yasanga umugabo kugira ngo umugabo abonereho no kubahiriza inshingano? Ibyo biri mu nshingano zanjye, kuko nabisigiwe amavuta. Nimba ko ibyo avuga ari ukuri ndabikurikirana, bongere basubirane. Nzagaruka nkubwira nimba ibyo yavugaga ari ukuri cyangwa nimba atari ukuri. Ngiye kwinjira mu kibazo, noneho nimba ko gakeneye ko basubirana, ndebe ko basubirana, kuko biri mu nshingano zanjye, nabisigiwe amavuta. Kiraho bise bintera amatsiko. Ubundi ugiye kuyobora ADPR. Ese Theogene uzamugarura muri ADPR cyane ko bamuhagaritse? Urabona mu bantu muzakorana Theogene arimo? Kuko uri kumwibandaho cyane ukavuga ngo nkeneye ko Theogene ajya kumura. Ubundi wowe nyine Theogene ari n'abantu bamagara ngo ati nyabuneka icyo gihe Imana yateguye twe tutazi. Ntangariza n'abantu ko mu gihe gito ndagitangaza Imana yakimaye igihe nzayoborera ADPR. Nzagitangaza nitwongera kwanza, nzagitangaza ejo. Uyu munsi ho ntago ndi bugitangaze, ariko kirari ndabararitse muzakurikirana ikiganiro gikurikiye, kubera ko muzamenya igihe ku Muvugizi Mushya TV ndetse no ku yandi macano, harimo Imana Irahari TV ndetse n'izindi zitandukanye, Rwanda Gospel Show. Ngira n'abantu gukora sabusikita. Ayaya, nge nize mu Gifaransa. Sabone. Ahubwo ntago zongera kuvuga ibyo birebire. Mukore sabone ku Muvugizi TV, ariko ntabwo turi kubahatiriza, mubikore mubishaka, Imana irabaha umugisha. Rero ndavuze ngo uyu nibishaka Theogene, hari abantu bagiye banyandikira ati nyabuneka icyo gihe nikigera uzamuganirize nawe ajye ku murongo, kuko tubona muri we hari ibintu biri muri w'indani, ariko kubikoresha neza birananirana. Rero nuko bimeze, ari mu bantu rero nzashyiraho. Yegeze avuga ngo ni nyobora iminsi harya ni na oya, nzabanza mu icyumba cy'amasengesho ku gicaniro akiyobore. Ariko nabwo bizasaba kugira ngo mbanze musengere, ngende muzamura, noneho muzamura gake gake akora umurimo w'Imana. Nifuza ko azajya mu ijuru. Nubwo bimeze bitya, agahinda n'umubabaro, uwitwa Papa Bitangaza n'umupasiteri waguye mu kabari hano ku Gisozi nibo bansenyeye urugo. Ati n'ubundi umugore ntafite gahunda yo kunyanga. Nagira nkubwire rero kubw'igitekerezo wavuze ati ngiye kwinjira muri aferi, abantu bahuze basubirane, ibyananiye abandi mbikore. Zibuke no gukumira ayo makuru ava hirya no hino agenda asenya ruriya rugo. Ubu ngubu hari abantu bagiye kuntera amabuye bavuga amagambo menshi, ariko abantu mujya mwandika muri comment, mujye mwandika ibintu nyabyo. Bafite icyo bari kugaragaza, nta kintu cyo kuri social media buriya kirigisha, nabyo birigisha, biranyigisha. Ariko nanone kuba tugiye kongera kubahuza bagasubirana,
we mukobwa wari waramukunze burekeye aho ngaho urumva ko Theogene agikunda umugore we. ese wowe uravuga uti nshobora kubahuza ariko Theogene agatangaza ko hari undi musore wafatikanyije n'uriya mugore kubaka inzu nawe watangiye kujya azana intandaro. Icyo ubwo ntikizahora kigaruka cyane ko yenda uwo musore nawe yaba akitegereje uriya mugore. None se ubwo bafite n'ubwiki umugore tugomba kumuganiriza na Theogene tukamuganiriza. Uwo munsi ntabwo ari kera muzashyiramo amakote n'abandi bakenyere, abashyira esanse mu modoka bayishyiremo, ahandi dusubiranye Theogene n'umugore we bongere babane bubaka urugo nimba mushaka rwaserera. Ubundi bino bintu tubitindaho nkandi, ahubwo tugomba kubikemura vuba bikarangira. Ariko sabo bizoroha kandi barahawe divorce mu buryo bwemewe, arya kongera kugaruka imbere y'amategeko ko baje kongera kubana biroroha. Ariko numva ari ubushake bwabo. None se utarajya kure ari Theogene n'umugore ninde wagiye kwaka divorce? Ntabwo ngewe nabikurikiye, nabonye ndi kuvuga ibyo nakuye mu kiganiro, nabonye yerekana impapuro za divorce uwabanje kuyaka mbere simuzi, ariko nzi ko imbere y'Imana byose bishoboka bashobora kongera. Rero ngewe ngiye kubikurikirana ndanabisengera cyane, ndabisengera cyane kuko n'abana banjye mu buryo bw'umwuka ndabasengera ndetse ndabikurikirana bigomba gukemuka, ndetse kandi Imana igomba kubimfashamo, ngomba kubahuza ngabaganiriza. Ariko zino saga kuzanamo abana baba bari gutera bano bana igikomere, bano bana bakura bafite igikomere babona izi saga, kuko ibintu bijya kuri social media ni ibintu bitarangira, ni ibintu bihoraho iteka ryose. N'umwana ufite imyaka 5 azagira imyaka 60 abibonaho. Rero niyo mpamvu ngomba kubyitaho nkabikurikirana, ndetse nkabikurikirana mu buryo bushoboka bukomeye, kugira ngo zino saga zirangire, ndetse n'abana bakure bafite umunezero batewe ishema n'ababyeyi babo. Murakoze cyane. Turimo turagana ku musozo, ntabwo dukunda gukora ikiganiro kirekire ngo tubangamire abantu. Reka ngusabe kugira ngo noneho ugire message uhereza Theogene, uko wabivuze, ugire na message uhereza madamu we, ubahe n'umwanzuro n'icyo bakora kugira ngo baje gukomeza gushyirana hanze, umugabo ashyira umugore hanze n'umugore agashyira umugabo hanze, ndetse n'abana bakaba bari kuzamo kandi bitemewe. Oya, uretse no kutemerwa birababaje, kuko si byiza ko umwana akurana kino gikomere. Rero inama nahereza Theogene nuko yareka zino saga zo gushyamirana n'umugore we, ahubwo nk'umugabo akareba icyo agomba gukora cyatuma umugore we atagaruka muri social media. Ndetse n'umugore we nawe yaratangaje asaba ubufasha, byararangiye. Mutangarize ko tugiye kugira icyo tubikoraho, tubasengere, nimba koko bishoboka nk'uko abyifuza bongere babasubirane. Rero inama ya mbere nabayikomeye nuko bagomba kurekera aho ngaho gushyirana hanze, ahubwo bakongera bakabana neza, bakongera bakagendana neza. Kujya kwiteza abantu kuri social media ntabwo ari bizizabe na gato, ni ibintu bigayitse ndetse bisuzuguritse, ndetse n'Imana ntabwo ibishyigikiye. Rero abantu mwese mudukurikirana, bino bintu tuba dutangaza tuba tuyoboye n'umwuka wera w'Imana. Turifuza kujya tuza kuri social media tuvuga ubutumwa bwiza, ndetse duhugura abamaze kuva mu nzira. Amen. Izo nizo nama nabaha, nuko bino bintu zo kujya kuri social media babihagarika, ahubwo bakiyunga ubwabo, natwe tukabafasha. Imana izabigenza neza, ibindi byo nzabikurikirana. Umwanzuro ntabwo ngufatira kuri social media, nzawufata nigereyeyo.
urakoze cyane, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Murakoze, reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana turagushima turaguhimbaza, tugushimiye ku rukundo n'ineza yawe. Buno butumwa dutambukije ni wowe udushoboje kubutambutsa. Ureke utwambike imbaraga. Ndabizi ikiri inyuma ya buno butumwa haraza kuboneka benshi babivugaho gutandukanye, ariko ureka abantu bose bahinduke ndetse kandi bakomere ku bwa buno butumwa. Ukora iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Asante ko ugiye kubikora, asante ko ugiye kubigenza neza, ukigaragaza bikamenyekana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Urakoze cyane. Umuntu yakenera kuguhamagara, umuntu yakenera kugukurikira, ndagira ngo utambutse nimero za telefone naho abakeneye izindi nyigisho zitandukanye bagusanga. Murakoze cyane, muhagere byihuse, murasanga inyigisho ndetse n'impuguro zigiye zitandukanye. Kubashaka bakore sabune, kubashaka nimero zanjye kumvugisha ko nabasengera. Izo mpano sinzirata, ariko Imana yarazimpaye. Mpamagara, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri 0782 72 91 kubakoresha Airtel Tigo 0722 95 0722 9954 236. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen.